ntabwo dukeneye ko inyenyeri yacu izakejo igomba kwaka nona usige tugira ikibazo cyo guhanura tugahanura n'ubwoba ntabwo turimo guhanura ngo uzabyare mu wundi mwaka turashaka ibimenyetso byo gukora ubuhanuzi butangira uyu munsi wa none yasange cyuhaye wibuke kwisanganya amatsiko y'iki giterane iravuga ngo haguruka ni igihe cyo guhaguruka tukagenda tukava mu bibazo ibisi bidushikamiye. Shimwa Kristo himbaza. Ushime Kristo uhimbazwe. Ni mwumva itegeko Imana yohereje kuri Farawo, rekura abantu banjye bajye kugira gute. Imana irimo irategeka Satani arekurira abantu bayo, arekure n'ibyabo bajye gukorera Imana. Kamivuga neza we mundega amatwi. Abantu wita abanzi bawe nibo bafatanya bikorwa ba mbere b'ubutabazi bwawe. Mwanyumvise? Imana yaje gutabara, ntabwo irwana n'utwo tuntu ihitana cyane. Ndashaka muri aya masengesho Imana ntizakora ibintu byinshi. Muri iki giterane Imana ntizakora ibintu byinshi, izahitana cyane igituma bavuga, igituma nyirinza gutesha umutwe, igituma abana batiga ushaka abari Imana igira gute ihita. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuba. Turasoma igice cya 11 umurongo wa mbere. Igice cya 11 umurongo wa mbere haravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati, hasigaye icyago kimwe, nzatera Farawo n'abanyegiputa, hanyuma azabareka mugende. Nabareka by'ukuri no kubirukana azabirukana. None ubwira abantu, umugabo wese asabe umuturanyi we n'umugore we asabe umugore w'umuturanyi we, basabe ibintu by'ifeza n'ibintu by'izahabu. Uwiteka ahubwo bwoko kubwirira umugisha ku banyegiputa. Na Mose ubwe yari umunyacyubahiro cyinshi mu gihugu cya Egiputa, mu maso y'abagaragu ba Farawo no mu maso y'abandi bantu. Mose aravuga ati, Uwiteka aravuze ati, nko mu gicuku nzanyura hagati muri Egiputa, abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa bapfe. Uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ndebe y'ubwami, ukageza ku mfura y'umuja w'umusyi, kandi n'uburiza bwose bw'amatungo buzapfa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo nyir'inkoni yiyizire. Haleluya. Nyir'inkoni yiyizire. Umunsi umwe umugabo witwa Elisa yigeze kunyura ahantu bita Ishunemu, ngo aho Ishunemu hari umugore w'umukire. Bibiliya ubwayo niyo ihamya ko uwo mugore yari umukire. Iyi Bibiliya yuzuye ukuri. Iyo ivuze ko umuntu ni umukire aba ari umukire, iyo ivuze ngo ni umukene aba ari umukene. Naho Elisa yakundaga kunyura ku rugo rw'uwo mugore
ariko bataziranye. Ahubwo uwo mugore nk'umukire iyo yabaga yicaye iwe mu gipangu yarebaga abantu banyura mu muhanda, noneho Elisa akajya haca buri gihe. Urabona n'umurimo w'Imana n'ubuzahane n'iki, ngo ukamureba abona hanyura shonje, agira igitekerezo ati uyu mugabo reka mukorere nk'umugisha, azanyura iwanjye azarya anywe yikomereza urugendo. Ahamagara Elisa amuha karibu, aramubwira ati nagize igitekerezo, uhora unyura aha ushonje, none ndashaka igihe cyose uzajya unyura aha ngaha uzajya winjira iwanjye urye unywe utahe. Elisa nk'umuntu ugize umugisha ati ndabyemeye. Noneho uko Elisa yahageraga yaricaraga akarya akanywa akagenda. Ikintu bamwemereye n'icyo gusa, ni ukuhanyura akarya akanywa akagenda. Umunsi umwe uyu mugore aricara ngo aza kuvumbura ibanga atarasi. Iyo Elisa yabaga yinjiye muri urwo rugo, umunsi yahageze akarya ibiryo byo muri urwo rugo, akanywa icyayi muri urwo rugo, ibintu byo muri urwo rugo bitagendaga byose byatangiraga kugenda. Ibyabaga bitasobanutse byose byahitaga bisobanuka. Ngo amenya neza ko imigisha abona ayibona ari uko Elisa yinjiye muri urwo rugo. Uyu mugore yari umuhanga, avuga noneho uyu mugisha ugera aha ukongera ukagenda, ndashaka kuwubana burundu. Ngo aganisha umugabo, aramubwira ati mugabo wanjye, namenye ko uyu mugabo wari utunyuraho ari umuntu wera w'Imana, none ndakwinginze reka tumwubakire inzu, ariko tumwubakire mu kumba ko hejuru. Nuko uyu mugabo Elisa azaba hejuru y'urugo rwabo, aba hejuru y'ubutwari bw'ibyaha, aba hejuru y'ubutunzi bwabo. Niwe uzaba uri umuyobozi, niwe uzaba uri hejuru y'ibyago byose. Ngo tumushyiriramo intebe, tumushyiriramo ameza, tumushyiriramo n'uburiri, tumushyiriramo ibitabaza. Ibi nta mwanya afite wo kubisobanura, kuko iyi ntebe uburiri kwari ukumubana igihe cyose. Nongere mbabwire, ukeneye kubana na Yesu iminsi yose. Nijoro akaba afite uburiri wawe, ku manywa akaba afite intebe iwawe, apana kwirirwana na Yesu ngo nimugoroba ujye gutega ku muhanda. Amen. Amen. Iki kintu reka gisobanure neza. Igihe meruka hano nababwiye ijambo rikomeye. Hari igihe ukora ikintu umukozi w'Imana ukibwira ngo wamutabaye kandi witabaye. Sinzi ko bivuze niba mucyumvise. Kuko igihe cyose ikintu uzakorera umukozi w'Imana ntuzabwirate nk'ikintu gikomeye wakoze, ahubwo uzirate ko wowe wikoreye ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe. Reka amaherezo urugero. Uyu mugabo ariko uyu mugore aganira n'umugaragu we Gihazi, aramubwira ngo dore neza uyu muntu w'Imana yatubwiye, ndashaka tuyimwiture. Ahamagaza uyu mugore, mwumva amagambo yamubwiye, ndagira ngo amagambo muyumve, yihishemo ikintu gikomeye. Aramubwira ngo twarebye tubona waratugiriye neza, warakoze kuduha icumbi, hanyuma icumbi waduhaye n'ukuntu watwitayeho turashaka kukwitura. Mwibuke ko yabagaburiye bashonje. Sinzi umuntu wagaburiye agishonje na n'uyu munsi ukakimugaburira ashonje, ikintu afite cyo kukwitura. Aramubwira ati urashaka kumenyekana ibwami, urashaka kumenyekana mu bagaba b'ingabo.
ibi bintu bibiri bifite agaciro gakomeye. Iyo uzwi ibwami ukaba uzwi ku bagaba b'ingabo, n'iyo igihugu cyahura n'intambara ingana ute uburinzwe. Umugore asubiza Elisa aramubwira ngo databuja nibera mu bacu. Kuki avuze ngo nibera mu bacu? Kuri iyi si nta muntu udashaka kumenyekana ibwami. Yakoresheje imvugo y'ikinyabupfura, yanga gusuzugura umuntu w'Imana, aravuga ngo nibera mu bacu. Nibwo kumubwira ngo ko ari ibyo ukugaburira ukabura iwanjye, urinda kujya kumenyekanisha ibwami, wowe yo wimenyekanisha. Ariko reka ngubwire, umukozi w'Imana, bisobanure neza, mu kanwa k'umukozi w'Imana, mu ijambo ry'umukozi w'Imana, afite imbaraga zo kukwinjiza ahantu we atarinjira. Ntabwo munyumvise? Okay, reka bivuge nta cyo bitwaye. Amashuri nize, ayo nize, ndamutswe ngiriwe icyizere n'igihugu kikanyizera, kigahitamo kumva inshingano. Inshingano ikomeye bampa bakavuga ati urayishoboye, ni ukuyobora urugo rwanjye. Ntibishoboka ko hari undi waruha, ni njyewe baruha. Ariko ayo nize, iyo hagiye Imana yampamagaye, iyo Imana yampamagaye duhagarare, tugira ubushobozi bwo gutera umuntu mu bushomeri ngo awicaza ku ntebe y'abaminisitiri, inama y'abaminisitiri itateranye. Umuntu ukomeretse agakomeretswa n'impanuka, amashuri nize no komora igisebe cye sinabibasha, ariko nageranye n'Imana ishobora byose. Nabwira umuntu kanseri yaje gukira ngayitegeka igakira, abadogiteri baramunaniye, abayumvisha bavuga ngo amena. Umuntu wicaranye mubwira utamukoze ngo ukeneye umuntu w'Imana, ukeneye umuntu w'Imana, ukeneye umuntu w'Imana. Agomba kukwinjiza ahantu utari winjira, agomba kukwicaza ahantu utari wicara. Hari abantu bicaye mu ntebe z'ibyubahiro, twazibabwiye duhagararanye n'Imana, turababwira ngo turabohereje, nimugende mwicara aho hantu. Uyu munsi bahembwa mu madolari kubera Imana iri muri twe. Uyu mugore amaze kubwira Elisa y'amagambo ngo ahita yigendera. Elisa aravuga ngo ntabwo uyu mugore yamenya agaciro kacu. Ahita abwira umugaragu witwa Gihaza ati ndabizi uri umucukumbuzi, uri n'umushakashatsi, shaka ikintu muri uru rugo uyu mugore atagira, aba ari cyo tumuha. Ngo bazenguruka muri urwo rugo, basanga afite abaja, basanga afite abagaragu, afite umugabo umukunda, amamodoka aruzuye, amazu aruzuye, ngo ariko basanga ntagira umwana w'umuhungu. Ndashima Imana isumba byose, Imana ishobora byose, kugira
umugore araza arongera ahagarara imbere. Elisa aramubwira ati dushingiye ku neza watugiriye umwaka utaha ngiki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Bibiliya ntabwo ivuga ijambo uyu mugore yasubije, ahubwo iri jambo irivuga uyu mugore amaze gupfusha umwana. Imana ni nziza. Bibiliya ngo nk'uko ijambo ryaturutse mu kanwa k'umuntu w'Imana umwaka ushize nk'icyo gihe yari akikiye umwana w'umuhungu. Reka mbabwire uburyo ukeneye umuntu w'Imana, ukeneye umuhanuzi muzima. Nakoze imibare kuri ijambo Elisa avuze umwaka utaha nk'iki gihe. Nuko yatanze amezi 12. Muranyumvishe? Umwaka ugizwe n'amezi 12, kandi umwana amara mu nda ya nyina amezi 9. Ikiruhuko baho umukozi ni amezi 3. Neza amezi 12. Umva icyo yarahanuye, agihanura ngo umwaka utaha ngiki gihe iyo nda yasamwe iryo joro. Haleluya. Umukozi w'Imana Jado yabivuze, ntabwo dukeneye ko inyenyeri yacu izaka ejo, igomba kwaka none. Usige tugira ikibazo cyo guhanura, ariko tugahanura n'ubwoba, n'ibitaba ndaseba, n'ibitaba ndamwara. Kundi nushaka umwari ibindi bivuga utwaye iki? Vuga icyo wumvise, icyo ijambo ry'Imana rigushishiyeho ukivuge. Yesu ahabwa icyubahiro. Avuze ko inyenyeri yacu igomba kwaka uhereye none. Ibimenyetso by'uko inyenyeri yawe yatse bigatangira kugira gute? Kugaragara. Bisobanuye ngo abarya ibyawe ntibongere kubirya. Bisobanuye ngo umugisha wawe utandi uhure nawe. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo turimo guhanura ngo uzabyara mu wundi mwaka. Turashaka ibimenyetso byo gukora ubuhanuzi butangira uyu munsi wa none. Yesu ahabwa icyubahiro. Wibuke ko insanganyamatsiko y'iki giterane iravuga ngo haguruka. Ni igihe cyo guhaguruka tukagenda, tukava mu bimaze iminsi bidutsikamiye. Shimwa Kristo himbaza. Bibiliya iravuga ngo hashize igihe cy'imyaka 3 ngo wa mwana agataka. Ngo aravuga ngo umutwe ngo kwangwa gitaka wa mwana wapfa. Uyu mugore yari umuhanga, aragenda afata wa mwana wapfuye amujyana mu cyumba yamuherewe. Ndafashijwe kandi none mwebwe ibintu byanyu birapfa mukajya mu bapfumu, byajya bipfa mukaza aho mwabikuye. Umwana mutereka ku buriri bwa Elisa, aratugendera ajya kureba umugabo, aramubwira ngo ndashaka kumva ifarashi ngendane n'umuntu. Aramubwira ngo ngiye kureba umuntu w'Imana. Aramubwira ngo iyi minsi ntabwo ari kuboneka. Aba ari kuboneka cyangwa batari kuboneka ngenda muteneje. Ngo bageze imbere ya Elisa, ngo Elisa yohereza Gihazi, aramubwira ngo tubazuriye mugore ngo ni amahoro. Ngo Gihazi aza yiruka, ageze imbere avuga ngo data bujarambye ngo ngubaze ngo ni amahoro. Undi aramubwira ngo genda umubwire ngo ni amahoro. Yapfushije. Gihazi asubira ngo yashebuja atarambye ngo ni amahoro. Gihazi ati mwihorere. Elisa abwira Gihazi ati mwihorere, afite umubabaro wo mu mutima, ariko Uwiteka yawumvishe. Ngo arageze imbere ya Elisa avuga ijambo ryanejeje. Aramubaza ngo ninjye wagusabye umwana? Sinakubwiye ngo wibeshya? Igihe Elisa yahanuraga, uyu mugore amubwiye ngo wibeshya. Tega amatwi nyumve. Nk'uko ikibazo yamubajije ko ntagiye gufashwa.
ninjye wagusabye umwana. Mu yandi magambo uyu mugore yari yarirakiye mu mubare w'abantu bari bategereje kuzabyara umwana w'umuhungu yari yaravuyemo. Hari igihe uhura n'ikibazo ugatindana nacyo ukakimenyera wanagize ukiyakira. Mu gihe amaze kwiyakira umuhanuzi arahanura atamusabye ngo ahanure, aramubwira ngo Imana imuhaye umwana w'umuhungu. Undi aramubwira ati byihorere ndashaje n'umugabo wanjye arashaje, ibyo kubyara twabivuyemo, nta mwana w'umuhungu duteganya. Kuko umuhanuzi yahanuye wa mugore barabyara imyaka 3, igihe cyo gutuma umwana, igihe cyo kujya atambuka yamwambutse udukoroboyi na supurese yatereje avuga ati mwana wanjye atambuka na twa dukweto tunyigira tuvuga ngo nuba barujyana iwabo. Umwana warapfuye. Hari umuhungu witwa Jimmy, yitwa Jimmy, asengera ku nguru nziza. Ubu bamugize pasiteri. Umunsi umwe umukristo yagurutse mu iteraniro amuha imodoka, amuha kontaki. Imodoka arayitahana rwose, atahabwira abantu nanjye ngeze igihe mesaje ati mbere Imana icyubahiro, ya modoka yaje. Abantu kubera ko bazajya mu ijuru bigoye baragenda bajya gucumangatanya baraterateranya. Ati ubwira ubwenge wa mugore we, muri iki gihe hari umuntu ugitanga imodoka? Ngo hashize amezi 3 wa mugore ajya kumubwira ati burya none nayigutije ntabwo nari nabiguhaye. Arongera avuga ati ngaho mbaza kontaki. Nawe nk'umuntu w'Imana nta nyandiko bageranye ndi bahinduye ibiki, amusubiza imodoka. None duhera avuga ati shati zanjye ndabaye nk'ibya wa mugore. Ati nari maze kumenyera kugenda n'amaguru. Bati Imana ibimpaye imodoka. Ati nyigiyemo amezi 3 barayinyatse. Ariko uzi ko ari igihe bakwaka ikintu warutangiye kukinezererwa, warutangiye kucishimira, amezi 3 imyaka 3 ubufe kakaba kiragiye. Uzi kugira kumara imyaka 20 nurangiza ubona umukunzi mukundane, I love you honey sweet bombo, nimumara imyaka 3 divorce. Warumaze kuryoherwa ubwiza bw'umugabo we. Iki nicyo bita gushinyagura. Ninjye wagusabye umwana, sinakubwiye ngo wibeshya. Ngo Elisa tuvuga ngo nyiri inkoni yibise, ngo ahita afata inkoni ye ayihereza Gehazi. Aramubwira ngo genda iyi nkoni uyirambike kuri uwo mwana. Umuntu muri buhura akagusuhuza ntumwikirize, ukuvugisha ntumusubize, wowe ugende urambike inkoni ku mwana arahita azuka abe muzima. Elisa abwira umugore ati ngaho imujyane. Umugore amubwira ati mva ngubwize ukuri, iyi nkoni yawe irakora ndabizi, ariko iyi nkoni siyo yampaye umwana. Nibajyana inkoni njye ndasigara sindi mu buzima. Turashaka nyiri inkoni agira ute? Rero turahari ikibazo cyavutse. Elisa yakoze ibitangaza bitagira ingano. Abantu bose bemera Elisa nk'umuhanuzi. Gehazi yagendanye na Elisa yaba hatararota. None abonye umugisha wo kujyana inkoni ya Elisa agiye kuzura iki umuntu. Uretse kurenganya Gehazi, nangiye
ntiyahaguruka arambitse inkoni ku mwana umwana ntiyahagurutse ubwo kandi abantu buzuye aho ngaho ngo barebe ukuntu gihazi n'abajya gukoreshwa ibitangaza ngo abonye byanze agaruka yirukanga ariko mana we mureke nyiri inkoni yiyizi nyiri inkoni agira ate yiyizi ngo agenda yirukanga ajya kubwira shebuja arambwira ati umwana amushyizeho inkoni byanze umugore ati nibishake byange kizima nyiri inkoni turi kumwe Biblia tubwira ngo Elisa hageze ngo yinjira mu cyumba ngo afata wa mwana mubararaho umwana arashyuha umwana agira ute arazuka amusubizanye ndashaka ngo iyo nyiri inkoni yiyiziye ibyawe byakugira gute urabisubiza dusabye ijambo ry'Imana nta nubwo buritindeho cyane kuko si Imana yabivuzeho vuza Imana neza ndayumva nyenyeri kuri kw'Imana nyenyeri rwose Imana ihamagara Mose yamubonekeye mu gihuru cyaka umuriro ariko kitagurumana iyo singuru ushaka gutinda ukunda umuriro waka ku gihuru ariko ntihishe abandi bakamurikirwa ariko cyo kidashya ahubwo Imana ibaza Mose ngo ufite iki Mose abwira Imana ngo ufite ingoni mwibuke ko iyi ngoni ni iya Mose ayikoresha aragira intama za sebukwe noneho Imana ibwira Mose ngo iyo ngoni yifata uyijugunye hasi ingona ayijugunya hasi akijugunya hasi yango ni hinduka inzoka Imana aramubwira ngo iyo nzoka yifata umurizo afata ya nzoka umurizo akifata ya nzoka irongera ihinduka ingoni Imana imubwira amagambo akomeye iramubwira ngo ahantu hose uzajya ntuzigere usiga iyi nkoni yanjye mwibuke iyi nkoni yari iya Mose imaze guhindura ibaye inkoni y'Imana ibindi reka mbyihorere ibyo gushyira ikiganza mu gituza Mose aramanuka ajyana inkoni ya Farawo haleluya abwira Farawo aramubwira ngo Uwiteka Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Isiraheli irambye ngo mubwire ngo rekura haleluya ikintu ngo ndiri Imana ni kintu ntabwo ari negosiyasiyo ni tegeko rekura abantu bajye kunkorera ushime Kristo uhimbazwe ni mwumva itegeko Imana yohereje kuri Farawo rekura abantu bajye kugira gute Imana irimo irategeka Satani arekurira abantu bayo arekure n'ibyabo bajye gukorera Imana Farawo abwira Mose ijambo nakunze nararikunze aramubwira ngo mu Mana nzi iya Isiraheli iya Aburahamu iya Isaka ntayo nzi ariko niba ari Imana igira ikindi ko tuyemere ko ari Imana reka muge ikintu gikomeye nugira umugisha uzahura n'abantu benshi barwanya Imana yawe ntabwo muyumvise kamivuge neza we mundega amatwi abantu wita abanzi bawe niba bafatanya bikorwa ba mbere b'ubutabazi bwawe mwanyumvise ndabisubiramo abo wita abanzi bawe niba bafatanya bikorwa ba mbere b'ubutabazi bwawe amen igihe cyose uzahura n'intambara
efeso hakaboneka abantu bavuga ngo ko twumva ngo arasenga niki gituma adataba igihe abantu bazavuga ayo magambo uzahita witegura kwakira kuko igihe cyawe cyo gutabara kiba cyageze abantu bakurwanya abantu bajora Imana yawe bayitera gukora mu gihe kitari icyo gukora bayitera gutabara mu gihe kitari icyo gutabara iyo bavuze ngo uyu usenge bahehe icyo gihe bituma uyu usenga iza kwigaragaza ngo abuze ijambo haleluya ngo afata inkoni ayigira ijugunya hasi inkoni ikigira hasi ihinduka inzoka ngo Farawo arikanga ariko abakonikoni be ntibikanga babwira Farawo ngo humura tugitangira kuroga iyi tekinike niyo twahereyeho ngo witwa yari ngo ajugunye ingoni ye hasi ihinduka inzoka yambura n'abajugunye ingoni ye hasi ihinduka inzoka bivuga ngo Mose akoze inzoka imwe abakonikoni bakoze inzoka zingahe kandi igihe cyose iyo abantu banganya ububasha bakwiye kumvikana no kunegosiya aha Mose yarabuze ikindi avuga ariko reka mbabwire Imana yacu yariraniye ngo icyubahiro cyayo ntabwo izigera isangira n'umwana w'umuntu ntizajya hari ibishushanyo bibajwe Mose adafite icyo gukora Imana irigaragaza inzoka Mose yakoze itangira gufata utuyoka tw'abakoneko ndafashijwe kandi ifata akambere irakamera ifata ka kabiri irakamera irangije yeguka ati nta kandi bisigaje ibi bivuze iki imbaraga z'abakonikoni ziri mu nzoka bakoze imbaraga z'Imana ziri mu nzoka Mose yakoze none inzoka Mose yakoze ifasha utuyoka tw'abakonikoni natwigize gute ni ukuvuga ngo imbaraga z'abarozi zose Imana irazibambuye tegereze kugira ngo mumenye ko Imana ivuze murakoze imbaraga zakurwanya imbaraga z'abakonikoni imbaraga z'abarozi zose Imana irazinyaze Imana irazibambuye Mose yakoresheje iriya nkoni ibitangaza icyenda mu bitangaza icyenda yakoresheje ingoni ntabwo Farawo yigeze abarekura ageze kwita igitangaza cya cumi haleluya Imana ibwira Mose iramubwira ngo hasigaye icyago kimwe Yesu ahabwa icyubahiro kandi icyo cyago kimwe ntabwo Farawo azabarekura ahubwo azabiru haleluya Imana ibwira Mose umva ndaje ngora ikintu kimwe cyonyine ikintu nimukora kimwe cyonyine kiratuma Farawo abiruka ndashaka kubabwira iki kintu mu cyumba uyu mwanya uwaguha urupapuro ngo wandike ibyifuzo ushaka ko Imana isubiza ikakubwira ngo nduwiteka nahageze nje kugutabara andika urutonde ndahamya ndashidikanya ko ikayi wayima murabibishe wahitibutsa ko irimo amadeni wahitibutsa ko nyirinzu nawe agutesheje umutwe wahitibwira ko ubukodo buhaze wahitibwira ko ubushomeri buhaze
wayitibwira ngo wahera ku murongo wavuga reka rero baha amakuru yize. Aleluya. Imana nta mwanya na muke ifite wo kurwana n'utwo tuntu twose. Haleluya. Ayiwe unyume ntabwo Imana ifite umwanya wo kurwana n'utwo tuntu twose. Imana nta mwanya yari ifite wo kurwana n'Abafilisitiya. Yari ikeneye kwica Goliyati wenyine, Abafilisitiya bose bakagira gute? Umva icyo nshaka kuvugana nawe. Utwo tubazo twose uhereye ku kambe ukageza ku kanyu tubyarwa n'ikintu kimwe. Imana rero ije gutabara ntabwo irwana n'utwo tuntu, ihitana cyanyine. Ndashaka muri aya masengesho Imana ntizakora ibintu byinshi. Muri iki giterane Imana ntizakora ibintu byinshi, izahitana cyanyina. Igituma bavuga, igituma nyirinze gutesha umutwe, igituma abana batiga ushaka abari Imana igira gute ihita. Narivuze ngikwicire cyane cyane nawe ibibazo. Imana ibwira Mose ngo ndakora ikintu kimwe, icyo kimwe nibukore. Farawo yanze kubarekura, noneho ntabwo ari bubarekure ahubwo ari bubiruka. Irangije iramubwira ngo none mbashyize igikundiro ku Banyegiputa, ntimuzagenda amaramasa. Buri mugore w'Umwisirayeli, buri mugabo w'Umwisirayeli ajye kureba Umunyegiputa baturanye amusezereho. Narivuze ntuzasaze. Mana bikamibwereza we, Imana izakurinde gusaza itaraguha akanya ko gusezera ku Munyegiputa. Niba hari ikintu kiryoha kuri iyi si ni akanya ko gusezera ku Munyegiputa. Bye bye. Yego. Dore uko basezera ku Munyegiputa. Uraza ati muraho bosi. Bati ninjye wabumbaga amatafari y'inzu yawe, none Uwiteka Imana yacu aratubohoye. Nari maze kubumba 500, hari hasigaye ikindi 500. None Imana yacu idakiranirwa, Imana yacu nziza iratubohoye. Nari nje kukubwira ngo yanyu uzayibumbire. Umuntu muri kumwe mubwirenge ngo izaguhakanya ko gusezera ku Munyegiputa. Umvuko basezera ku Munyegiputa. Bibiliya iravuga ngo Umwisirayeli yaha ikiganza Umunyegiputa amusezeyeho, ngo Umunyegiputa akiyumvamo urukundo atigeze yiyumvamo n'umunsi. Akamubwira ngo reka ngusezerere amahoro. Akazana isahabu, akazana ifeza, ngakazana n'imyambaro y'igiciro. Akamubwira ngo genda amahoro, Imana yawe guhumurisha. Bibiliya iravuga ngo uko niko Uwiteka yanyaze ubutunzi bw'Abanyegiputa ngo abuhereza Abisirayeli. Mwumve ibintu bigiye kuba rero. Murahari? Oya murahari? Ntega amatwi mwumve ibintu bigiye kuba. Nyiringabo we, ngo Umwisirayeli arimo agenda avuye muri Egiputa. Kuba ari baziranye, reka turaziranye. Ntabwo tuziranye na turaziranye. Umuntu wari uzi ko atagira n'igihumbi n'ikofi, ngo mwahura mugasanga afite isahabu mu mufuka. Mana bura muranyi ngo bigenze gute? Basikani yaranje mvuga indimi basi lidutawaba. Mwanyumvise ko hari ibindi Imana iremye we, hari ibindi Imana iremye. Ugiye
dusenge. Shaka dusenge. Nyiri inkoni y'amapasi nkanibwira Mose ngo uyu munsi ntukoreshe ahubwo ngewe nyiri inkoni mbibwiye si kavugane nawe uyu munsi Imana iriyizi, Imana iriyizi, iraza kwikorera, iraza kwitabarira, iraza kurengera abantu bayo. Yesu ahabwa icyubahiro. Iyo nyiri inkoni yaje amateka arahinduka. Iyo nyiri inkoni yahageze Farawo ararekura. Iyo nyiri inkoni yaje akazu akabona. Iyo nyiri inkoni yaje urabya. Narivuze ngo nyiri inkoni agize ate haguruka dusengane Imana. Haleluya. Imana igiye guhindura ubuzima bwawe. Imana igiye guhindura amateka yawe. Imana igiye gukora ibintu bishya. Imana igiye gutanga ubuzima bushya. Ni igihe cyo guhaguruka tukagenda. Ni igihe cyo kuva mu buretwa tumazeho igihe kinini. Igihe cyo kuva mu bukene bw'ibisi nyinshi. Igihe cyo kuva mu bushomeri bw'igihe kirekire. Igihe cyo kuva mu byatubase bikadufataho iminyago bikatugiraho ijambo. Imana iravuze ngo ni igihe cyo kugenda. Hari hasigaye ikintu kimwe none Imana iragikoze. Ni ikintu kimwe cyari gisigaye kwano kugira ngo wumvire ijambo. Iri jambo riguhembure, iri jambo rihindura ubuzima bwawe. Farawo agiye kukwirukana, Farawo agiye kugukura mu buzima bwe, Satani agiye kumuhunga kubera ko Imana iremye itanga. Turagushimira, turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro. Haleluya. Papa, twahuye n'abahanuzi benshi baraduhanurira kandi bahanura batumwe nawe, ariko Farawo yanga kurekura. Baraduhanuriye baravuga ngo tubonye imodoka. Farawo imodoka zacyara zigumana kandi wari wabatumye guhanura. Baduhanuriye amazu ariko Farawo yarayagumanye. Baduhanuriye gusubizwa, Farawo arangaragundira. Ariko turagushimye, wowe watumye abahanuzi uriyiziye, 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 uriyiziye mu ngo zacu, uriyiziye ku buzima bwacu. Uje kubonana na Farawo, uje kubonana na Farawo, uje kubonana n'abarozi bagutesha umutwe, uje kubonana n'ubushamari. Uriyiziye, uriyiziye, Turagushimye ubwo wizeye ko tutari bugenda amaramasa. Ntabwo turi bugenda amaramasa, ahubwo hari iby'agaciro uri buduhereze. Hari ibyo uri butunyagira abanyegiputa. Hari ubutunzi bwacu abanyegiputa bafite. Hari imyaka twabakoreye, hari imyaka twavunitse tudahembwa. Turagushimye kuduhaye indishyi z'akababaro. Turagushimye kuduhaye indishyi z'akababaro. Turagushimye kuduhaye indishyi z'akababaro. Munyemere iteraniro twese dukomere Imana mu mashyi. Twakira ineza y'Imana, twakira ubuntu bw'Imana. Abanyumvisha barimo batera haleluya. Uranyemerera basaba haleluya eshatu zonyine. Iyo abantu batabariwe rimwe murahari, subiramo ngira abantu batabariwe rimwe, bagira ijambo babwirana, ukifuriza mugenzi wawe ibyishimo yahuye nabyo.